ntabwo nahisha kuri mu mutima wanjye nubwo mba nijijisha, ntabwo wabyumva ko hagati yawe n'ubuzima nahitamo wowe. Ni wowe utuma nseka niyo naba naniwe nkabyibagirwa, gusa disi urankunda ntujya umbabaza habe na rimwe. Niba hari amahirwe nagize mu buzima ni umunsi nkubona, niba hari umunsi wagera nkakubura uwo ntukabeho ndawuvumye. Naranyuzwe pe. Bintera ubwuzu kuba inshuti magara n'umukunzi ntabura. Nzahora ngutungura n'igihe tuzaba dufunze amaso twigira mu isi yacu itageramo ikibi. Njyewe narahiriwe, uwakwanga ninjye yaba ashaka twashwana. Ese ninde wabasha kukuvuga mutima wanjye? Nzakora buri kimwe ariko uhore wishimye. Niba hari amahirwe nagize mu buzima ni umunsi nkubona, niba hari umunsi wagera nkakubura uwo ntukabeho ndawuvumye. Naranyuzwe pe. Ese niyambuye uwo mwambaro w'urukundo nabasha kugira isura idakanga abantu? Ni wowe shushimisha ngasa neza nka simbi uwo nkunda byuzuye. Iyo duhuje ibiganza ni wowe uganza mu bitekerezo, uyu mutima wanjye wijyanira ukoresha icyo ushaka. Niba hari amahirwe nagize mu buzima ni umunsi nkubona, niba hari umunsi wagera nkakubura uwo ntukabeho ndawuvumye. Basigaye babona dusa nk'intobo, kudutandukanya ntibabibasha. Ndi kwinuka abakingi muri ubu bwami bwacu. Ese hari umunsi nayoba ngakanguka ntakigushaka, ubwo sinaba nkiri ino, uwo si njye bambe. Mu mutima uraganje, mu bitekerezo urayoboye, uri intwari yanjye. Niba hari amahirwe nagize mu buzima ni umunsi nkubona, niba hari umunsi wagera nkakubura uwo ntukabeho ndawuvumye.